Hari abantu benshi ndetse benshi cyane batarasobanukirwa neza mu by'ukuri umushinga wa Pi Network. Hari nk'uyu muntu witwa Joel TV Show 200 yanditse muri komenti kuri video meruka gukora agira ati ngo kwimura Pi none se bisaba iki? Kuki kwimura Pi bisaba ko hashira imyaka myinshi? Ubu ni ubugoryi bw'ububeshyi bwirirwa bubeshya abantu. Mbere na mbere gutangira ubaza uti ngo none se kwimura Pi bisaba iki? Aho ndakumva wasanga utazi kugira ngo ukorerwe migration urasabwa gukora iki. Kandi maze iminsi ndi gukora video menshi cyane ngira ni nyaboneka nudakora ibi nibi ushobora kuzabura Pi zawe. Rero birasaba ko ugenda ukareba izo video, ariko kuvuga ngo ubu ni ububeshyi bwirirwa bubeshya abantu, of course ntago nzi icyo ushingiraho. Gusa icyo nzi nuko hano wagize uti kuki kwimura Pi bisaba ko hashira imyaka myinshi. Ibyo ndabyumva. Reka nkubwire impamvu kwimura Pi bisaba imyaka myinshi, cyangwa se impamvu Pi ari umushinga w'igihe kirekire. Ariko nanone unyemerere tubanze turebe n'izindi comment nk'ebyiri. Uri kubona ko nk'uyu nguyu yagize ati ngo kwimura Pi oya. Reka turebe iyi comment. Uyu we yagize ati kubeshya gusa, sinzi impamvu uvuga ko mba ndi kubeshya cyangwa se niba ari Pi Network iba itubeshya. Reka turebe indi comment wenda imwe ubundi dutangire video nkubwire impamvu abantu benshi batarasobanukirwa umushinga wa Pi Network ndetse n'icyo wakora kugira ngo usobanukirwe. Uretse ko abasubscriber banjye bo tumaranye iminsi ngire ngo muri kugenda musobanukirwa neza mumenya amakuru. Uyu nguyu yagize ati Pi yanze kuduha amafaranga ngo tugure computer. Ngire ngo wenda izi comment dushobora kuba arizo tuvugaho cyane cyane. Uriya wagize ati kwimura Pi bisaba iki? Mubizi neza ko ku munsi w'ejo nakoze video ndi kukubwira ko Dr. Nicholas yatwibukije gukora ibintu by'ingenzi bizatuma dukorerwa second migration. Ibyo bintu nanjye nari narakubwiye ni making sure ko wakoze KYC, making sure ko wallet yawe ifite 2FA authenticator, making sure ko washyizeho email yawe wizeye. Niba ushaka gukorerwa migration ya referral team bonuses, umaking sure ko wibukije timu yawe gukora KYC. Naho kuba nagize ni hari abantu benshi batarasobanukirwa neza umushinga wa Pi Network. Nibyo koko mbere na mbere Dr. Nicholas cyangwa se nabo bafatanyije gutangiza uriya mushinga bavuze ko Pi coin ari ifaranga rizajya rikoreshwa ku isi yose mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Rero gutegura project nk'iyo ntago ari ibintu bishobora kuba mu gihe gito cyane nk'uko abantu benshi tuba tubyumvisha. Bisaba ko bizafata imyaka, byafashe imyaka already, ariko biracyafata n'indi myaka. Ntago gutegura ifaranga rizajya rikoreshwa n'isi yose bishobora gutwara igihe gito. Ikindi kintu gishobora gutuma Pi itinda cyangwa se ifata igihe kirekire nuko kumayininga Pi ntabwo bisaba imbaraga. No gukanda kuri telefone rimwe ku munsi, cyangwa se waba uraninga Pi node ntugucana computer yawe warakoze setup ya Pi node, warakoze install ya Docker, hanyuma ugacana computer ukayireka iri kwaka iri connected kuri internet ukigendera. Rero iriya mining yoroheje idasaba imbaraga cyangwa skills nyinshi birumvikana ko itwara igihe kirekire. Mu by'ukuri abantu babona amafaranga menshi muri cryptocurrency, abambere baza ku mwanya wa mbere ni aba developer, ababirirwa bakora izi project. Aba kabiri ni abantu bigisha cyangwa se educators. Aba gatatu ni influencers, abantu bamamaza project, crypto project ndetse n'indi mishinga ya cryptocurrency. Hanyuma ushobora kuba wabwira ko buriya aba traders binjiza amafaranga menshi. Nibyo, niba ushaka gukorera amafaranga muri
cryptocurrency ushobora kwiga trading, ariko trading nubwo yinjiza amafaranga menshi mu gihe gito iri na risk cyane, ushobora guhomba amafaranga yawe yose mu gihe gito. Menya ko abantu batunze amafaranga menshi mu isi ya cryptocurrency nago ari aba trader. Abambere twabonye ko ni aba developer, abantu bakora imishinga ya cryptocurrency. Aba kabiri ni abantu bigisha, of course nkanjye, kuko abantu bigisha isoko ryazamuka ryamanuka baba bafite ibyo bigisha kandi abantu bakabireba bakinjiza amafaranga. Aba gatatu ni aba influencers, abantu bapromotinga crypto project, ndetse aba kane ari nabo bantu ushobora kwisangamo ni early adopters cyangwa se abantu ba joininga crypto mining project ku ikubitiro nyine ku mwanya wa mbere, project ikiri fresh igitangira. Rero niba ushaka gukorera amafaranga ugomba kujya utangira crypto mining project kare, nucike intege, nurambirwe, nugende wumve ko ngo project kuba iri gutinda yabaye scam. Ubu ngubu mu by'ukuri nta kimenyetso na kimwe cyemeza ko Pi Network ari scam project. Gusa ariko nakubwiye ko igomba gutinda bitewe nuko mining yayo ni mining ikorwa mu buryo bworoshye, ukanda kuri telefone rimwe gusa. Nujya kureba, nuza gukora ubushakashatsi ukareba uburyo mining ya Bitcoin ikora, uraza gusanga ko ku mining Bitcoin bisaba computer zifite imbaraga, bisaba n'umuriro w'amashanyarazi mwinshi. Rero nubwo Bitcoin kuyimayininga bigoye, nayo byayifashe imyaka itari mike kugira ngo igere ahantu heza iri uyu munsi. Ariko Pi kuyimayininga ntabwo bisaba imbaraga, ni easy crypto, buri wese ashobora kumayininga. Rero ibyo bishatse kumvikana ko bigomba kuzatwara imyaka myinshi cyane kugira ngo project yiyubake, igire aho iva, igire naho igera. Ndetse nakubwiye ko ni crypto project igamije gukoreshwa n'isi yose mu buzima bwa buri munsi, aho abantu tuzajya tuyikoresha tugura, twishyura ibintu ndetse na serivisi. Rero kubaka coin nk'iyo ngiyo ifite iyo utility izakoreshwa n'isi yose ntago ari ikintu gishobora gukorwa mu kanya gato. Naho se kuvuga ngo kugira ngo ukorerwe migration bisaba iki? Kuki bisaba imyaka myinshi? Mubwije ukuri ko njyewe ndi hafi kuzuza umwaka umwe nangiye Pi Network, maze kumayininga Pi zigera hafi muri 450. Nabonye first migration, negereje na second migration. Navuze ko niba ushaka ko migration yawe yihuta, making sure ko wakoze ibisabwa, making sure ko niba baragusabye gushyiraho 2FA authenticator kuri Pi wallet yawe, making sure ko wabikoze, making sure ko by'umwihariko ufite n'indi contribution utanga. Ushobora kugura computer ukajya uraninga Pi node. Pi Core team ihita ibona ko uri real user, uri real pioneer, wizera Pi hari na contribution uri gufasha network, making sure ko niba uri umudeveloper ushobora kudevelopinga app ukayishyira hariya muri Pi Network ecosystem kuri mainnet izajya itanga service cyangwa icuruza ibintu runaka, making sure ko ufite team, hari abantu watumiye ndetse ubafasha, making sure ko wagiye hariya kuri Pi chat, kuko hari ahantu ushobora kujya ukabaza ibibazo cyangwa se ukareba abandi bantu babajije ibibazo nk'ibyo ushobora kuba ufite. Ubaye buri kimwe waragikoze neza ariko nubone migration, ushobora kwandikira Pi Core team kuri email, of course baragusubiza iyo babonye wababajije ibintu bidashobora gusubirizwa hariya kuri Pi chat, of course baragusubiza. Ikindi kintu nukwiye kugendera kuri hype, nukwiye kujya wumva ibihuha ngo niba umuntu akubwiye ngo hari igiciro cya GCV ukizera ko Pi ebyiri zizagukiza. Buriya abantu bakora Pi project neza ni abantu batayifata nkaho ari amahirwe cyangwa se ariyo soko y'iterambere ryabo. Niba ushaka kujya mu murongo mwiza, niba ushaka kwirinda stress, buriya uriya muntu wanditse iriya comment agira ati kuki kwimura Pi bisaba imyaka myinshi, ati n'ububeshyi bwo kwirirwa babeshya abantu, namusubije ni mbere na mbere nago ari ububeshyi. Niba
utarabona migration, making sure ko wakoze ibyo usabwa byose. Ni kandi wowe calm down, tuza, ibintu bizakunda. Rero niba nawe ushaka kutagira stress, wowe making sure ko Pi atariyo soko izakugeza ku iterambere. Buriya abantu bakora Pi network neza bayifata nk'ayandi mahirwe, nk'iyindi soko y'amafaranga. Nuriya wavuze ati Pi network yatinze kuduha amafaranga ngo tugure computer, ntabwo ukwiye ku expectinga ibyo bintu, kuko iyo bitabaye cyangwa bigatinda bishobora no kukugeraho ingaruka mu bwonko bitewe nuko wamaze kubyisetingamo 100%. Wowe nukumve ko Pi network ari crypto project izatuma ugura amazu meza, ugura amamodoka meza. Yifate nk'andi mahirwe ashobora kuba yagira inyungu aguha, ndetse uyifatanye n'andi mahirwe yo kuri internet. Ukomeze uhasoringe, urebe ubundi buryo ushobora gukoresha telefone yawe, internet yawe, ukinjiza amafaranga online. Nukumve ko Pi network ariyo izaguhindurira ubuzima, nubwo bishoboka, ariko nukayiringire 100%, kuko bizatuma ukereya ikintu muri mind yawe nikitaba kandi bizakugiraho ingaruka, kuko ubwonko ubugomba kubutraininga, ukabumenyereza ibintu bishoboka kandi bishobora kutaba nibikugereho ingaruka. Buriya ubwonko ni ikintu uba ukwiye gutoza neza. Niwe expecting ibintu byinshi cyane, ng'igiciro cya GCV, ngo Pi zawe 2 ziraje zikugire umukire. Yego birashoboka, ariko mu gihe kirekire. Rero Pi network nta kimenyetso na kimwe gihari kigaragaza ko ari scam. Nubwo ari umushinga w'igihe kirekire, biragusaba kudacika intege, biragusaba kutumva ko Pi network ari crypto project igiye kukugira umukire mu kanya gato. Birashoboka, ariko mu gihe kirekire. Birashoboka wihanganye, birashoboka ko uzatsinda. Ikintu nagusaba, making sure ko buri kimwe ugikora neza. Ujye ukurikira amakuru yizewe. Ntago Nicolas Kokaris ntabwo yegeze akubwira ko mu gihe runaka Pi izagera ku giciro cya GCV. Ntabwo yegeze akubwira ko nyuma y'imyaka 2 ukora Pi uzaba ubaye umukire. Icyo tuzi neza nuko yatubwiye ko bari kubaka ifaranga rizajya rikoreshwa n'isi yose, kandi kubaka iryo faranga birumvikana ko bigomba gutwara imyaka myinshi, ndetse myinshi cyane. Mushobora kuba muvuga muti hashize imyaka 7 ngo na project yo kumara imyaka 7 yubakwa itaragera kuri successful. Ejo bundi nakoze video ngira ni launchpad zigiye guhindura byinshi. Umuntu yandika muri comment ati ese na app bubatse imyaka myinshi zimaze hariya zikora iki? Ariko of course navuze ko nyuma y'iyi second migration nirangira, mwitege impinduka nyinshi kuri Pi network. Ntabwo nahita mvuga ko Pi izahita igera ku kwezi cyangwa igera ku giciro kidasanzwe, ariko nanone nakubwiye uburyo ushobora kuba wagura computer, ukagura umushinga mwiza, kuko utangiye ubundi Pi network nk'uyu munsi cyangwa se mu mezi 6 waba umaze kubona first migration, kuko ugomba gufata amezi 3 ya mbere utegereje ko baguha KYC ukanayikora. Mu mezi 3 waba wamaze kubona ibisubizo. Mu mezi 6 warakoze lockup y'igihe gito, kuko nanone ushobora kuba warakoze lockup nk'iy'imyaka 3. None se uzabona migration ni gute? Nibyo migration uzayibona, ariko Pi ntago zizajya kuri available balance kuri mainnet, zizajyaho ariko zikomeze kuba ziri locked. Rero ushobora kuba wakora lockup y'igihe gito nk'iy'ibyumweru 2, bikazagufasha kubona Pi zawe kuri mainnet kuri available balance mu gihe gito. Niba Pi kwa team idusabye gukora ibintu nubikore, ntago uzagenda ngo uyijudging. Ibintu byose ngewe mbishyira kuri wowe. Pi kwa team nta kibazo ifite, nta kintu begeze badusezeranya ngo babe bataragikoze tuvuge ko ari ibimenyetso biri kugaragaza ko ari scam project. Ndetse nta nubwo abantu bose bashobora guhirwa. Ushobora gukora
ukaba wanarengana guys, ariko iyo ngiyo ni rare case, ni umuntu umwe kwijana systeme ishobora kwibeshyaho, ariko nawe aramutse akoze ibisabwa neza nacika intege, of course agakora apeyo cyangwa se akajurira, of course bashobora kuba bamufashe. Niba ufite ikibazo, hari nk'umuntu wanditse muri comment ko amaze imyaka 3 atarabona KYC, wasanga hari ibyo atakoze neza, wasanga ziriya step 9 za mainnet checklist harimo ibintu atakoze. Niba ufite ikibazo cyananiranye, nyandikira kuri WhatsApp, nimero zanjye ziri munsi ya video, cyangwa se unyandikire muri comment ndagusubiza, nguhe na nimero zanjye za WhatsApp unyandikire ngufashe. Ariko ngewe uko mbibona, uko mbyumva, nk'umuntu ufite skills, nk'umuntu umaze imyaka irenga 5 nkorera amafaranga kuri internet, ubundi ngewe muri 2021 nibwo natangiye kuza gukorera amafaranga kuri internet. Of course numvaga ko nzahita mba umukire mu kanya gato, bitewe nuko hari games zabaga zinsezeranya amafaranga menshi, nkajyaho nkakina kubikuza bikanga. Rero ariko nago nacitse intege, ahubwo nize skills. Rero nawe biragusaba kubanza kugira skills kugira ngo uzabe successful mu gihe kiri imbere, uzafashe n'abandi. Kuba warageze kuri web3, kuba warageze kuri internet, kuba warageze muri cryptocurrency muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 uyirimo, menya ko hari abatayumva, hari abatayizi, hari n'abatarayizera ngo babe bayigerageza. By'umwihariko nudacika intege, mu myaka 5 iri imbere uzaba waramaze kugira skills, uzaba waramaze kuba successful, uzi ibyo ugomba gukora, ndetse ufasha n'abandi bantu. Nkuko navuze, ni abantu bakorera amafaranga mu isi ya cryptocurrency, nago harimo aba traders, ku mwanya wa mbere dusangamo aba developers, ku mwanya wa kabiri tugasangamo educators cyangwa se abantu bigisha. Of course nshobora kutabona amafaranga muri crypto project nkayabona kuri YouTube, kubera ko YouTube yamembye, kuko nigisha abantu, kuko mfasha abantu, kubera ko haje umuntu akambwira ati nyamamariza, bitewe nuko nafashije n'umuntu. Hari n'abantu ngenda mfasha. Of course niba ufite nka Pi ushaka kugurisha, cyangwa se izindi cryptocurrency, niba ufite amafaranga kuri PayPal ushaka kuyabona kuri mobile money, mba narashyizeho video yanjye. Hari abantu rero bakenera ko duhura nkabakorera ibintu runaka, kuko babonye ndi kubisobanura kuri YouTube bakanyishyura. Hanyuma ikintu ngire ngo nkubwire nuko ushobora nawe kuba wakiga skills, ugashinga YouTube channel, ukajya ku mbuga nkoranyambaga ukigisha abantu, ukabasangiza izo skills. Byagufasha kuzabona amafaranga, kandi amafaranga y'igihe kirekire, amafaranga arambye, bitewe nuko ubundi kubona amafaranga no gukemura ibibazo society ifite. Hanyuma reka ne gutuma iyi video iba ndende, ariko ndagira ngo nkubwire ko Pi ntago ari scam project. Nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko Pi network ari scam, ahubwo muramvugani. Niba utabona umusaruro wizeye, menya ko ibyo wizeye atari byo. Kurikirana amakuru yizewe, irinde hype, irinde ibintu by'amarangamutima, irinde ibintu byo kuvuga ko kugira ngo uzabe umukire bizaturuka kuri Pi network. Pi network yishyiremo imbaraga, uyikore neza, ukore buri kimwe bagusaba neza, ukande subscribe hano, nzajya nkugezaho amakuru yizewe, crypto update zitariho ivumbi. Niba ufite ikibazo, icyifuzo, wandike muri comment, ariko kandi ikintu cy'ingenzi ukurikirane amakuru yizewe, wirinde hype, wirinde scam, wirinde amarangamutima, wirinde kumva ko Pi network igiye kukugira umukire mu kanya gato, wirinde abaza bakubwira ibintu bisounding nkaho ari inzozi, kuko of course buri kimwe uragikorera, nta kintu cy'ubuntu kibaho, kandi nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Ntago ushobora kubyuka ujya guhinga ngo ku munsi ukurikiyeho uzabyuke ujya gusarura. Ibyo ni ibintu byumvikana neza cyane, nta nzira y'ubusamo ibaho igera ku bukire. Iyo ushatse kwihuta ngo ugere ku bukire, bishoboka ko ushobora
kutabugeraho, ariko iyo ugiye gake gake buri munsi hari akantu wongeraho wiga skills buri munsi, of course uzatsinda. Hanyuma reka nizere ko umeze neza cyane, nago mba ndi kuvuga ibi ngibi ngo nguce intege, mba ndi kuguha motivation nyayo yagufasha. Nago Pi Network izagukiza mu gihe gito cyane, ni project y'igihe kirekire. Tubonane mu bindi biganiro rero, ndagukunda cyane, Imana ikurinde, bye bye.